Ngiye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri murongo wa YouTube channel, aho muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse namwe ba diaspora muherereye mu bihugu bya Afurika, namwe ba diaspora muherereye inyuma ya Afurika mu bihugu by'i Burayi ndetse na za muri Aziya na za Oceania, ibyo byose aho muherereye hose turabasuhuje cyane. Tukaba tubahaye ikaze kuri ino channel yacu. Abashyashya kugira ngo ibiganiro bitazaba bigucika, kora subscribe, ukore share, ukore comment, ikintu cyose utumva cyose ucyandike muri comment kugira ngo tubashe kuba twabakorera video yacyo, kugira ngo mubashe kuba waba uri update wumva icyo ino mushinga wacu usobanuye ndetse n'ibyiza byawo byose ugendane nabyo. Tukaba tubashimiye rero mwe mubasha kudukurikirana kuko ni by'agaciro, ndetse tubiha agaciro mu buryo bufatika cyane. Duhora tuganira ku biganiro bitandukanye biri hasi bigenda bivuga kuri Pi Network, ari wo mushinga twese uturaje inkera, ndetse ni nazo ndoto zacu kuri mushinga. Twabonye itangazo ryagiye ritambuka, Dr. Nicolas avuga ati tugomba kuzuza KYC yacu kugira ngo tubashe kuba migrated kuri Pi Network, kugira ngo bikorere ibyo bintu byose. Ari benshi batabizi, bakaba bazi ko bamayininga gusa ariko bakazaba bategereza KYC. Oya, ntabwo ari uko bikorwa. Uramayininga nibyo, ariko icya mbere ugomba kubanza ukuza za step zibanza, uko azigera ndumva zigera muri 5, ukabona gusubmitinga KYC yawe. Wamara kwisubmitinga noneho ukabona guhabwa iyo KYC, kandi iyo KYC bayiguha nyuma y'iminsi 30. Ishobora kurenga cyangwa ikaba ya 30 gusa, bakashobora kuba baguha gukora KYC cyangwa kuzuza KYC yawe. Uko bikorwa rero ni gute rero, cyangwa izo step zibanza ni izihe? Murabizi ko bwa mbere babanza kubwira ukadownloadinga icyo bita Pi browser. Icyo kintu murakizi. Iyo umaze kwinjira nyine mu mushinga wawe, iyo step ya mbere muri checklist, iyo umaze kwigeramo bakwereka ko ugomba kubanza kudownloadinga icyo bita Pi browser. Pi browser imaze kuyuzuza rero cyangwa kuyidownloadinga, uyinjiramo. Wamara kuyinjiramo akaduguha twa program tugiye turimo, ariko noneho kabiri, no step ya kabiri uba ugiye kuzuza ni ukubasha kubanza gusa nkaho usaba passphrase zawe kugira ngo ubashe kwinjira muri wallet yawe. Iyo passphrase yawe ni amagambo 28 ugomba gufata neza cyane. Kuba tabizi ari amagambo ni nka password cyangwa code yawe ujyana kuri banke kugira ngo ubashe kuba wabikura amafaranga. Ayo magambo rero ni amagambo utagomba kwereka umwe wese. Oya, ntabwo ugomba kuyereka umwe wese. Nienda bera gufashe service, si byiza ko yamenya kuko umuntu arahinduka, ashaka ko yaguye mu kira nibyo, cyangwa yenda gashobora kuba nanone yaguha service nibyo atanaguye mu kiye, birashoboka. Ariko kwizera abantu biragoye, niyo mpamvu ari amagambo ugomba kuyabika kure. Genda uyandike mu gakayi kawe kugira na telefone yawe niba yikwiba uzabone uburyo uyasubirana. Ndetse no kuba iriya password yawe nayo n'iriya nimero yawe ya telefone wayifunguriyeho ugomba kubizi. Step ya gatatu rero, iyo umaze gukora aya magambo urugendo ukayinjiza muri wallet. Ya wallet yawe bakakwemerera, bakakwereka yandikamo aya magambo, ukayinjiramo ukayifungura. Ubwo kuba ari nko gukonfirma ya wallet yawe. Iyo niyo step ya gatatu. Step ya kane rero ko zigenda zikurikirana zose, ari ukuba warokinga bagusaba kurokinga noza zawe.
hari no gusaba kuba yenda ni byinshi, ariko sibyo ko izo step uzinjiyemo umuntu wese utazayisobanukirwa izo step azambwire mwereke uburyo buwuzuza iriya main checklist kugira ngo abashe kuba yaba update, kugira ngo atazabura KYC cyangwa atazabura Picoin ziwe. Urumva ni byiza yuko muba update muri bino bintu. Muno mushinga mwinjiyemo mugomba kuba update umunota ku munota, amakuru nagera amakuru namwe agucika. So kora subscribe kugira tugendane neza, ntihazagira amakuru namwe yanjye agucika. Ubu tugiye gukomeza turebere hamwe ibisabwa. Tubanje kwitangaza iryo ngiryo baduhaye ryo kubanza kuba kugira tubashe kuzuza intego yacu twihaye y'abantu bakoze KYC 15,000 n'abantu bakoze migration 10,000. Iyo ni intego twihaye tugomba kuzuza kugira tubashe kwinjira muri open mainnet cyangwa open network. Ibyo ni ibintu mugomba kuba muzi mwese. Ikindi kintu cya kabiri rero dusabwa, please, abasikama babaye benshi. Nongeye mbisubiremo, abasikama babaye benshi. Hano baratuburira bakatunuza Payco atimira tuburira ikatubwira ati abasikama ko akuntu babaye benshi mwirinde. Nongeye mbivuge, murinde pass phrase zanyu, murinde pass phrase zanyu, muzirinde neza. Ntihazagira umuntu n'umwe uyisendinga n'umwe, ntihazagira umuntu n'umwe uyisendinga, niko batubuza. Kuko iyo uyisendinze ingaruka zirimo, wa muntu ashobora kuba yakutwara izo Picoin zawe akabasha kuba yazinyaga zose akazikuraho, yarangiza akazishyira kuri balance ye, account yawe bikarangira bazi ko wazigurishije nyamara ari wazikwibye, bikarangira bagushyize mu gihano kandi wazibwe. Urumva ni ikibazo. So ikindi kintu kandi basikama yenda bari kugira yenda bari kugenda batubuza yenda kugira two kubinjiramo cyane, abantu bose bazakubwira ko ino Pi network cyangwa open mainnet yageze, ugomba kuba watangira kuba wacuruza cyangwa yenda wagura Picoin, uzamenye ko abantu n'abasikama uzabitondere. Uko azaba ameze kose uzamwitondere, kuko abo bantu nabo kwirinda. Mubirinde cyane mu buryo bushoboka, kuko iyo nka gutya twegereje kino gihe nigo abasikama bahaguruka cyane, kuko baza agaciro ka rino faranga, bo bararisobanukiwe cyane, baza agaciro karyo. Nyamara twebwe ntago turi gusobanukirwa ibyo dutunze n'igaciro cye. Uyu mwaka turateganya ko dushobora gucya cyangwa ukarangira uno mwaka twe turi ababiliyonera cyangwa abamiliyonera, bitewe n'ukuntu yenda buri wese afite Picoin zingana. Ariko ni amahirwe turi kwiha. Mwibuke ko GCV idushyikira ko Picoin twashyikiye yacu twayihaye agaciro ka 314,159 by'amadolari. Murabyibuka neza, ikintu mu kibuke. Niyo mpamvu mugomba kubaha agaciro bino bintu. Abasikama abandi bateye rero ni gute rero? Mwiyumvire kugira ngo mube update ya bino bintu, nyaboneka atazagira umuntu batuburira ngo ibi ngo sinari mbizi, nyamara twarababuriye cyane. Baratubwira ati ngo you can't buy Pi and Pi as of now and never, you can only aim and throw the mine apps. Anyone tell you he want buy you Pi, that person and scam is scam. We the most are those who give up and lost daily passwords, direct daily account. Murumva ko byo maze kubabwira, ariko nayo basobanuriye. Umuntu wese uzagira kubwira ko bishoboka ko wagurisha cyangwa ukagura Pi zawe, Pi muri no porogaramu yacu twihaye cyangwa yenda iri gukorwa, bakubwira ko open mainnet yafunguwe cyangwa bayirocinze, uzamenye ko umuntu ni umusikama. Uzamwitondere, uwo muntu ni umuntu ushaka guhemukira mu buryo runaka.
ashobora gushyira muri risike runaka ya myaka 100 ukashaka ko wayifungirwa payi zawe, akawunti yawe bakaba bayiboroka, murabyibuka neza. Kandi kugira ukongera gufungura indi urabizi ko byakujena kuko dukoresha ID imwe, urumva byakuvuna rero cyane pe cyane. So ikindi kintu nababwira rero ni ikihe rero, nuko kugira ngo tugere kuri open mainnet yacu 2024 mu kwezi kwa 12 murabika kuri ku itariki 31 ureka ko aribwo duteganya ko bazarocinga ino open mainnet cyangwa open network, mubyibuke neza ibyo bintu. Ariko rero kuri target zimeze gute rero twihaye target ko bagomba kuyirocinga ari uko tumaze kuzuza bya 15,000 by'abantu bakoze KYC, nkuko nahoze mbibabwira, n'abantu 10 n'abakora n'abantu 10,000 bakoze migrate cyangwa babonye migration. Shintu mukibuke neza, checkinga uremba iyo mibare uyirimo kugira ngo udacikanwa, kuko baduhaye ko abantu akantu nibagiye kubabwira ku bantu kuri deadline ya KYC muri ko igomba kurangirana na kuno kwezi, murabyibuka neza. Nyaboneka mube update za payi yanyu, mwinja muri payi browser utarabona KYC, uyu ugenda ahantu handitse KYC hasi ubanza urebe uvuga ati se harabura iminsi ngahe nako harabura bundi bari bwayime cyangwa mu kimwe barayimaye sinabimenya. Ugenda nabwo ugenda ubijyemo uremere araka program kari harya hasi mu nguni kanditseho KYC, ukinjiremo ubanze umenye neza ibyo bakubwiye ni biki. Sorry. So no munamenye ko kugira ngo izo miliyoni zuzure, izo ibyo 15,000 batubwiye tugomba kuzuza, nako ibyo izo miliyoni 15 batubwiye, muribuka ko Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe, bagane kwizo nimero ureba hejuru. Tugomba kuba rwose bazuze neza kandi bacekinze programme za yabo ko yose main checklist yabo yose yuzuye, mumenye ibyo bintu neza. Ibyo rero bizatugeza ku kirero, bizatugeza kuri open mainnet kuri za tariki twihaye. Ariko none bagashyiraho condition cyangwa bakatubwira ati however, urabyumva ibishoboka bindi rero ni gute rero condition yindi cyangwa izo condition twihaye ntina ziramuka zidakozwe, ibizabone bite rero yake yanusa ya open mainnet nagizaba uriye uno mwaka nituramuka tuje ibyo dusabwa. Ahubwo barateganya ko ishobora kuba 2025 mu gihe nyine byo izo condition zose batubwiye kuzuza zituzuye zabo bantu badusaba kugira tube tubafite. Bagateganya ko nanone ishobora kuba 2025 nibyo, ariko nanone imbere yaki mu mezi abanziriza icyo bita pay day cya pay 2 day. Ibyo byo murabizi, urabizi ko iba mu kwa gatandatu kuri 28 maybe. Icyo gihe rero mu gihe ibera amatariki barateganya ko iyo pay nibituramuka tutabashije kuba twakuzuza bya dusabwa, bishobora kuzarocingwa mwayo mezi abanziriza mu kwa gatandatu. Urumva ko bari gutanga imbuzi nyinshi kandi z'ingenzi. Nyaboneka mube update ya bino bintu. Wowe utarakora KYC mu gihe uyihawe aho kugira ngo ujye muri datative, nawe wabonye datative nta kintu kintu wakora si byenda kuba yenda mu by'ukuri ushaka kuba wakandikira ko wati birashoboka. Ariko nanone ni kimwe yuko wategereza nanone bakashobora ko bayigukuramo iyo datative ko baba bayibona muri system yabo, barangiza none wowe ugashobora kuba watangira naho kuzuza iyo KYC. Ikindi gisabwa rero ni iki rero, abantu benshi bamaze kuzuza zira step uko ari 9
zo muri main checklist, ariko noneho baza kwisanga bari muri tentative. Nanjye bibabwira ubu nanjye bunyirimo. Kubera iki? Biriya bintu sinzi yenda ikintu yenda bagendeyeho, ariko baratubwira ko kubera systeme uburyo yubatswe twe twagiyemo mbere, badushyize muri tentative kuko ari ibintu dusabwa cyane cyane na nk'urugero ari abantu binjiyemo batera fingerprint z'ibikumwe bakora nyine, urumva uburyo twinjiyemo twebwe twuzuza KYC zacu ntabwo ariko bano bari kuzuzuza. Niyo mpamvu rero byo buzuza natwe tugomba kubanza tukagira ute tukabyuzuza. Niyo mpamvu badushyize muri tentative, ariko uko byagenda kose uko uzaza ubona liveness yawe ntukayica amazi, jya ucunga network niba zawe zihagije, ntuzahubuke ukora nuza liveness yawe ari nijoro hatabona. Iki nanone ntuzahubuke nanone ukora iyo nuza liveness yawe nanone udafite nuza yawe udafite connection zihagije. Iki kintu muzacyitondere. Mbabwira ati umushinga wacu mu ube ready, ube update mu buryo butandukanye, ugenda ureba amakuru yagiye asohoka, icyo kwa team tubwira, mumenye ko rwose ari mwe bakire b'iyi si mufite izi Picoin zanyu. Mwabonye ko mu Rwanda rero ngo twaje tubivuga, bari kuvuga ko bagomba gukoresha iri faranga rya BDC. Mu byongereho bagomba gukoresha iri faranga rya BDC. Kandi twebwe mwibuke iyi ngiyi ni cryptocurrency kandi iri digital currency. Kare mu gitondo nababwiye ati rero iri faranga se bizahurira he buriya? Iri faranga uburyo ngiye mbibona, impamvu bari kwanga zira za Bitcoin cyane na za Ethereum nuko zo ziri kugenda ziba changeable. Imwe zirazamuka ubundi zikongera zikamanuka, urumva ziri change cyane, ziri gutera ibibazo cyane. Ushaka kuzinjiramo ugashoramo yawe ugashiduka wahiye, cyangwa mu kimwe wayahombye, cyangwa mu kimwe wabonye nyine daboro makeya, wayahomba ariko wabona make. Ariko noneho icyiza cy'umushinga wacu wo nuko bateganya ko igomba kuba iri stable, nabyo kuvangira hindagurika. Niyo mpamvu iri faranga ryacu dufite amahirwe 100% bitewe n'uko n'amabanki nayo ari kugenda ryisunga imishinga myinshi irishingiyeho ama UN biki byose, bishoboke ko iyi digital bari kutubwira tuzashiduka iyi current yacu ya Pi Network nayo igiyemo. Aya ni amahirwe dufite rwose 100%. Ibyo ndabihamya kandi ndanabisinya. Niyo mpamvu nanjye nishyiramo ko aya mafaranga tugomba kuyakuramo icyo dushaka. Ejo bundi uzabuguramo inzu wifuza, uguremo imodoka wifuza, ndetse uhindura ubuzima bwawe mu buryo wowe ubitekereza bitewe na dreams zawe kuntu zingana. Please musenge, mushyiramo ibipfukamiro hasi, mwirambirwa, mushima Imana yabahaye uburyo mumenya n'umushinga ukora. Benshi batawumenye, na benshi bawupinze, ariko mwe mumaze kumenya agaciro kawo. Mugerageze mukore ibisabwa mu uyu mushinga, ndetse mu nambaza Imana yanyu kugira ngo ibashe kuba yabageza imbere hazaza neza, mufite ingufu, ndetse mubashe kwibonera ibyiza biri gukorwa mu uyu mushinga. Batubwira ko rero nanone tugomba kuba turi guhanga udushya. Icyo kintu mukibuke neza. Bari kutubwira ati mwebwe mugerageze murebe uburyo muhanga udushya. Icyo kintu subwo muracyumva neza, mugerageze muhange udushya. Kugira ubwo dushya batubwira n'utwe rero, kora plan z'imishinga ifatika. Nonaha wirinda ko open minded zaza ugapanga umushinga oya, kora plan nonaha uyikore, uyandike ku ruhande, nibinashoboka kuyisengera nta kibazo, uzikore ukora atari imwenda, ukore nk'eshatu cyangwa enye, kugira ngo yenda uvuga ati yenda mu by'ukuri bitewe yenda neno faranga ryacu uburyo rizasohoka, nshobora guhera kwa yangaya yenda ariko amafaranga afatika, ku buryo nshobora kuba nashinga company yanjye ejo bundi, nashinga hotel yanjye ejo bundi, ewa nakora nyine umushinga nyine mbona ufatika pe, nacuruza mu modoka,
mu bintu nyine bona bifatika, bumbura amaso murebe kure, nicyo kintu bari kudusaba. Ikindi mugerageze mufungure Twitter zanyu kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana amakuru umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Ababaca intege mwibumva mukurikiza ahubwo bashyigikira kugira ngo tubashe kuba twasohora amasezerano yacu. Injira muri gakondo yawe nk'uko wayisezeranyijwe n'Imana, niyo mpamvu ugomba kuyinjiramo utekanye kandi ukayinjiramo wumva ko Imana muri kumwe. Ndabashimiye, kora subscribe wowe mushyashya, mugiye kujya mudukurikirana tunabagezaho ibiganiro bya Paycoin nanone mu rurimi rw'icyongereza, nanone tugiye kujya turubagezaho kugira ngo tubashe kuba namwe bo hanze mutumva ikirimi cy'Ikinyarwanda babashe kuba badukurikirana kugira ngo babashe kumenya iyo biva n'iyo bijya. Murakoze cyane, ndabashimiye, mugire impagarike n'ubugingo kugira ngo Imana ibashe kubitaho neza. Mukore ibyo Imana ibashakaho, mugerageze mufashanye muri serivisi zose turi gusabwa. Iby'amafaranga, ibyo abantu numvise bafungura wajya kumukoresha KYC ngoma amafaranga, ibyo mubireke, ibyo ntabwo byatugeza ku ntego yacu, ahubwo ni ibiduca intege. Njye ku bwanjye nshobora kuba nagufasha, niyo mpamvu ngomba, mu gihe ufite ikibazo andika muri comment, ndazisoma nta kibazo, none nindangiza njye nzabasubiza mbikore muri video uko mubishaka. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza n'ijoro ryiza abantu bwije, naho ikiganiro kindi gikurikiyeho. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.